Kimwe mu cyo guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice yavuze ko agiye kwitaho akimara kurahirira kuyobora intara y'Amajyaruguru, yavuze ko agiye gushishikariza abatuye iyi ntara guhuza imbaraga maze amatsinda y'ivangura yagiye ashingwa hirya no hino ayo matsinda agasenywa. Ikintu ngiye gushiramo ingufu rero no gukangurira abaturage guhuza imbaraga amatsinda yaragiye aremwa hirya no hino, ayo ni kubabwira ko ikintu kijyanye no kwironda no kuvangura usibye ko gihanwa n'amategeko ariko binasubiza inyuma iterambere ryabo. Aho rero no kubegera tukibukiranya gahunda ya Ndi Umunyarwanda tukongera tukayicengera. Aha ni naho guverineri w'intara y'Amajyaruguru yatangiye gusura uturere ndetse n'imirenge twagaragayemo amatsinda y'ivangura, abaturage bakaganirizwa ko nta kiza cy'ayo matsinda ahubwo bakwiye gushyira imbere gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Aha guverineri Mugabo wa Gahunde Maurice yari ari mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze nka hamwe mu hagaragaye amatsinda agera kuri 20 y'ivangura. Izo nzego mushyiraho zo guhangana n'ubuyobozi leta yabahaye namwe mwitoreye ntago bituma tugira aho tuva naho tugera. Twebwe rero nk'abanyakimonyi kubera impanuro mwaduhaye n'izo twumvishije n'ukuri tubemereye yuko tugiye twarabihagaritse. Kuri ubu guverineri w'intara y'Amajyaruguru avuga ko nyuma yuko hakozwe ubugenzuzi muri buri karere kagize iyi ntara y'Amajyaruguru hakabonekamo amatsinda abangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse bamwe bari muri ayo matsinda bakagenda baganirizwa kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ngo byagaragaye ko aya matsinda agenda acika. Nagize umugisha udasanzwe ko navuga. Nagize umugisha udasanzwe kuko namaze icyumweru ntawe nshingano nyakubahwa umukuru w'igihugu yaje kumfasha muri iki kibazo. Twari kumwe cy'inama, twari kumwe n'abavuga batumvikana batandukanye bo mu ntara, ariko ntitwabonye aho kuko hari ibyo twari twasabwe natwe gukora n'urwego twakoze isesengura. Buri karere kakoze isesengura kareba ibibazo bikarimo bibangamiye ubumwe ubwiyunge n'ubudaheranwa by'abatuye intara. Urutonde rurerure muri buri karere, yewe n'ababyihishe inyuma n'amazina yabo bose turabazi. Tumaze kubona rero ibintu bibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda mu turere twose, twahisemo gukoresha inzira ya Ndi Umunyarwanda, ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda mu rwego rw'intara. Twabihereye mu karere ka Gicumbi, aho twabitangirije, aho tugenda tukabiganira bya bibazo twabonye byose, tukahava dufashe n'ingamba ariko tunamuriye abantu babirimo. Nubwo ngo hari intambwe imaze guterwa mu gushimangira gahunda ya Ndi Umunyarwanda mu turere twose tugize intara y'Amajyaruguru, ngo urugendo ruracyakomeje hibandwa ku gutanga ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda hirya no hino mu rwego rwo kurushaho gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.